umugani w'umwana w'ikirara cyangwa se umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri, umuherereza abwira se ati data nk'umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Haleluya. Yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa kuba ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe, nkakambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agitunguka kure, haleluya, ongera uhereza Imana icyubahiro. Agituruka hehe yemwe? Se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Haleluya. Imana yacu ni urukundo. Muzane n'ikimasa kibyibushye, mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba agize gute? Azutse. Yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana w'imfura yari mu murima. Amaze kuza ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko mubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha ariko ni ukuri kw'Imana. Rega natwe turi nk'abandi wabo, turi abana nk'abandi, si byose? Ubwo kaje nye. Imana yacu ni nziza. Ngo maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we uramubwira, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramusubiza ati mwana wanjye turabana iteka, kandi ibyanjye byose byawe. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose.
kuko umwana wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Ongera Imana. Haleluya. Hari abantu rero, hari abantu babiri nshaka kuvugaho. Umutwe w'amagambo nawise ngo Imana yacu igira imbabazi, cyangwa Imana yacu irahendahenda. Haleluya. Cyangwa se Imana yacu ni umubyeyi, Imana ni papa. Ndashaka kubanza ukiriremo igisirimba ndirimba. Ibintu turya ari ugusyaka, gasima kanyerera tugacomoka. Iyo ariko Yesu arageze we adutabara habura gatoya. Wabikora wikisi ko natwe twaje. Kirame igisirimba. Nari ntangiye mbabwira ngo tugiye kwiga kuri iri jambo ry'umwana w'ikirara, cyangwa se umwana w'ikirara wayishije imitungo ye cyangwa se umugabane we ngo ibyirari rye, nyamara hanyuma akaza kwicwa n'inzara. Ntabwo inzara Bibiliya ivuga ari inzara y'ibyo kurya, kuko ibyo kurya wanahekenya bikavamo, si byose wasyaga bikemera nubwo warya nawe ariko warya. Ariko ijambo Imana ishaka kuvuga ahangaha cyangwa kuri uyu mwana ni ijambo ry'Imana. Se mubona tudakeneye ijambo ry'Imana? Hano mukeneye ijambo ry'Imana, aratakurya abacengera mugire gutya. Kandi ibiganza Yesu arabifotora. Ahantu hose bajyaga babwiriza nanjye nabaga nkanuye amajisho nk'uko umureba, ariko nkibaza ahantu bizahera bikancanga, kuko navaga mu rusengero nkataha kwa Sekamonya ahantu hadanje. Jye mvuka mu muryango uroga mwana, mwebwe muvuga ngo inama uraruga, jye nkurikira amakuru nkasanga mu ruhango mwakuyeho. Mukeneye ijambo ry'Imana ni ukuri. Se mwebwe arata mwamwumva bitabasebya? Mwamwumva atari izina ribisi? Nyamara byari bikwiriye yuko twakumvira ijambo ry'Imana kugira ngo tuve muri ba bana b'ibirara natwe tuze mu mubare w'abana b'Imana. Se mubona muryama mugasinzira ibitotsi byiza? Ndagira ngo mbabwire ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Yobu 28:28 havuga ngo iki? Maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo bajijutse ari uwize za kaminuza, kuko hari abize nabo babahereza amabati y'abatishoboye mwana bakayarya, kandi barize bitwa ngo barajijutse. Abo baracyarinjije. Yesu yabarebye abona bababaje. Abantu barya bakarya na supanete mwana, supanete kweli. Ajye baziduhaga bikaducabuka tuyiteza kuri senyi isa nunageze mu rugo. Wagera mu rugo nijoro imibu yatangira kwinjiramo ukahita wibuka yuko wayiriye, ukahita utangira ukazana agashumu gapfundika. Murabyibuka se? Uyu munsi hari abajama ndi kurebana nawe bagahita bagira isoni, baracyazirya nawe. Iyo umwana ari ikirara nta kintu na kimwe yitaho. Uzareba mu bana bawe iyo umutumye, kandi agira ngo mbabwire ngo isuku igira isoko, si byo se? Wamutuma gushaka inkwi akahita akubwira ati barakwese njye ntabwo ndi umukozi wawe, ugakubita havuye. Warangiza ati wato ntazi uri ikigoryi nkaso. Ubwo se niba ari ikigoryi nkase wowe uriye?
kandi ari nawe wamushatse mwana ibaza ariko aza kwihangana njye ni Kigali nuko niyigisha kubyaranze kako natinze hariya ahantu mpura n'abakoboyi barankuba banyigisha agasima ndagafata. Haleluya. Imana irangije inkubita Hakizimana umutipe wize na kaminuza mwana. Mfite umugabo mwiza w'amaso meza asusuye arahagarara n'ukuri kw'Imana afite n'amanota arasitaye kandi njye mbana n'umugabo nisabiye Imana byari byarancanze umuntu wese wandebaga yabonaga ndi bupfe mu kanya ahantu hose nabaga nicaye nabaga n'umisazi wapi Imana njye ntabwo nigeze nsambana jamani wapi njye nabaye imbobo inywa itabi yiba icomora isyaga wabizana tukagukebesha imbarasuka murayizi siko muri abakoboyi ninde uzi imbarasuka se imbarasuka murayizi imbarasuka ni urwembe mani gahita tugushira tawa mu maso tukimanukira twagucomora kwa kundi muba mwaregeje mwashyize udutelefone mu tujaketi gahita uhamagara kowe katugatuma wowe jaupo yewe nuyokas akahita aza akagukubita amabudo tu akahita yicomora akayimereza nta nkokiruka atatukuye ugasigara twumangamanga wipfunisha twa tujakete kandi umuntu agahita guca kandi amaze kukurasa ntabwo ari ugukokinga mani kukurasa ni ukugukangura ugiye ugakomeza ibirori kabacunga bya bijumba bamaze kubigura mwana yuko n'ubundi mudukuzaho mubifite byose nta kintu muba mutumarira tubirya byaboze cyangwa tubaciye urwanya twahita tubapromora. Haleluya. Ariko uyu munsi nitwa Mukantwari Vestira n'ukuri kumana ndi umugore w'umugabo twajyaga twambara ibizibaho mani twambara ikintu cy'igipira cya dada ntabwo washaka kujya gutera uruhombo wambaye imyenda ikwegere none do byaramfashe ibi byica iperereza abibonye ni kwa kundi utazohemukira abatipe watinda kandi muhurwa n'ukuntu mwinshi katati wabibonye ntabwo natandukiriye ikaro ushobora kubyambara bakaguseka mwana ayibonye iyi ni modeli dore inyuma uko bimbereye ni kuriya nyine si bimbereye se hari ikintu wanshinze none uzagenda urudedesha urebe ko mu Rwanda hataguhindura byambariye mu gihe mwana yanebye kigatagati dore umugore w'umusirimu ushaka guhita ugikunjira uruhande rumwe isindi modeli si modeli mwana hano harangiza no katugicomekamo gutya si iyindi se ntagera hano hari akabwa nkahita mbigira gutya iyi si iyindi se haleluya mbere Imana icubara kuko ntakure cyane Imana itakuvana maze igihe kingana n'amezi 6 ndimo kwigisha kuri Life Radio mbahereza ubuhamya mbakomeza mbabwira ngo nubwo mubona mwazengereye mukabona murakubita hirya bikanga mugakubita hino bikanga twari n'abantu bajya bakora ibyo ariko imitima yabo itabishaka mwana ari amabura kindi se muri kumva Yesu adakeneye kuduhereza imbaraga se iriya mutaramu ntabwo yabidukora arahita zidukubita twigendera. Haleluya. Nababajwe na grafere wacu Pastor Theogene amaze gucomoka twararize amarira menshi mwana twararize bya danje twararize ari mfitanye gahunda nawe yo gukina nawe filime y'amateka y'ubuzima bwanjye gira ubuhamya buryoshye burije nta nubwo nanabujyamo ngo buzarangira ariko ndabaha agace. Haleluya. Jewe nakuza amateka mu bintu byatumye ubundi mbikirana cyangwa se mbimbobo Marine uyu mukobwa yasiraye
banyitaga amatoroshi ku gasima, ye nari matoroshi, etadi matoro yo rwakumeneye mu kiraro kintu agukura kubera nta kintu wari urahagaruka tubona isi yose irimo kwikaraga mwana, wagira amahirwe yo gukandagira byakwemera ukajya ugenda ubabara umuhanda ubonemo nko kuwutoneka inyenyeri banazira ajya ugenda umeze nk'uzikura mu nzira, bimeze bite jama none ngaho wakintu. Haleluya, none uyu munsi nambaye agakweto karekare sinahirema. Haleluya, nanjye ngeze mu basirimu mwana, nta muntu wakwanura tace kuko nanjye mfite hari hagaze 400 y'u Rwanda, tace ya 400,000. Imana si sawa, iyo nica nyireberamo uwo ku ruhande rwanjye nta burenganzira afite bwo kureba ibyo ndimo gukora kuko ni filime. Iguhereze so kwegereye kuko ndimo reba kabonamo. Haleluya, iyi Mana yacu ni nziza. Jambo rikavuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura kuko mfite umutima w'ubugwaneza. Yesu ni wenyine ubakunda mwana. Ni ibintu byose byanze Yesu ni utabara. Kandi ajya ngo mbabwire ngo Yesu azi imbobo kuko ikimenyimenyi n'abajya kujya mu ijuru. Mwambwira urugo yaravuyemo, hari inzu Yesu yarafite mu isi, si hahandi ni yare uriya mutipe ni sawa. Niyo mpamvu utazapfira aho ngaho kubera yuko arabizi yuko nawe ubayeho nawe. Yesu ajya mu ijuru mwana ntabwo yasohotse mu nzu, reka bajya no kumubamba yirariraga ahantu hose bwije ageze niwe tagakambika ugeze ubwabwiraga abigishwa atako munaniwe kwihanganana nanjye akanya gato, babaga babyitayeho ngo yaraza umusonga ariho. Buri muntu wese ndagira ngo mbwe ngo uraha wese afite icyamuzanye, ariko ndagira ngo icyakubwe ngo icyakuzanye icyo ari cyo cyose Yesu yagucomora bikavamo. Ongera umuhereze itubahiro. Twanywaga itabi, njyewe navuye mu muryango afite imyaka 16, navuye mu mbobo mfite imyaka 21. Ntabwo wari kumenya niba ndi umuhungu cyangwa ndi umukobwa, bajyaga bavuga ngo ndi icyo ntazi. Impamvu banyitaga icyo ntazi nyibabwire se, uri umwana w'umukobwa ufite imyaka 21 bafite amabere, ari n'ababara nabyaye guhera ku myaka 14. Mubizi nge narakuyeho rero nta nitubere namba nirirwaga mu mugende shyiraho inyoga ruzi ngo ndego yaza byaranze. Ntabwo mwe mwabikoze ariko bari barankoreye akazi kose mwana. Twavukiye muri famiye, ndagira ngo mbabwire ngo intandaro yo kugira ngo abana babimbo bituruka kuri ba meri nkamwe na ba papa wacu. Muba muri aho ngaho mukirirwa mutarasa muri quartier, mukanywa ibivuzo, mukanywa imbutabuta, mukanywa ngo nabareteta, nadunda ubwonko, nacunga umuntu, namanura igutiya n'utuyuki. Imubizi se ugasanga mama wawe nawe arimo kugigirana no gushaka itabi ry'umugoro, na rya tabi ry'igikamba bavanga n'igikukuru. Najyaga mbitekerera nyogokuru yagihotorora mu kanwa abwiye ngo ningimutsimbira agiye nko kurya, nanjye nkahita ngijundika ngo numve ukuntu cyari kimeze, nkumva ni ibintu bitema mu kanwa. Hashira nk'iminota nkabona ndi kuzengera. Twakuriye mu bazima, ariko ndashima Yesu uvanamo karani ikamuha ubuzima. Nawe byakundara mu muryango utagira ibigwi byiza. Jye nakuze amateka yanjye amako mama wanjye yarambagirijwe muri gereza. Mama wanjye bamuterete muri gereza, ntabwo nari nzi ko abantu bafunze iriya diru nayo ijya ibabaho. Reka nukuri kw'Imana, ijambo ry'Imana risomye mu migani rirambwira ngo umupfapfa nubwo wamusekuza umuhini ngo ntajya anoga. Mama wanjye avuka i Nyanza ya Butare, aho bita ku Mugonzi, aho ni iwabo wa meri wabo. Ni wowe waza mwabintu mwaraje Imana icyera yacu mwarano ngo abandi muzima mwana. Ni muri karanda gusa ziyagara Yesu. Iyo ndimo kuvuga ibintu ndavuga ngo aho wavukiye
bwaho uko bwameze kose n'ubucuyi bwose bakoze ntabwo biguhereza uburenganzira bwo kuba mubi, ahubwo wowe wagakwiriye kuba mwiza ugakosora amakosa ababyeyi bawe bakoze kugira ngo wowe wiyubakire isi yawe n'ibizagukomokaho ubuciye karande. Siko kuri se abantu mubyemera mwongere mugire gutya uvuge ngo Mana natwe tugenzereze kuri. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo bitewe n'ukuntu navutse byanyambuye amahirwe yo kumenya mama ubyara mama. Ntabwo wambaza ngo mama wa mama yitwa nde cyangwa papa umubyara yitwa nde, ni ukumva ngo ni Nyanza ya Butare iyo ngiyo ku Mugonzi. Narahahize finali naho mpagereye isanga bararangiye, niba hari n'abasigaye ntibananyibuka, niba bananyibuka ntabwo nabimenya, ariko njya mvuga ni wani byari Imana izankubita ibiceri mwana abitsinge baze bancake, baze bancake kandi nibaza nzabakira kuko nzafite naho kubaryamisha. Sha mujye mugira imbabazi, nabo ntabwo ari bo, byabayeho kugira ngo Imana ikwigishe. Hari igihe tujya turimba indirimbo tukavuga ngo turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Niba ubizi ko Yesu rero ari we mugaba w'ingabo uyoboye iki gisirikare, umenya ngo ntabwo azagutwara uri siviliyani, arabanza akagukuba akagutureyininga neza, ko n'agafande yakora ikosa ryo kuguhereza imbunda utarabashije kuyitoza ubwo wayirashije, si byose. Ndagira ngo mbabwire ngo ntazagira umuntu batera amabuye ngo avuga ngo murindaya. Birashoboka rata ko uyu munsi waba uri indaya ariko ejo ukaba uri umugore w'umugabo bizwi n'amategeko n'Imana yarakubiseho ukashe nawe ukambara aka kantu mwana. Uzi iyo ukambaye uri kumwe n'umugabo nawe ari sawa, abazimu bahita bapfa. Haleluya. Njyewe nari ifite isura, murabona ukuntu ndi igikara usindi umumama aratugerageza kuba ndi bweza mose ari ribi, ntabwo nitsimbye muri rinete urabona ko zinagaragara neza, kanya ndaza gukuramo murebe n'utwise. Aya maso yari yarashiririye, nakureba n'aya maso yarakanuye yarashize bakora nta wundi mubiri nari ifite, ugatavuga ati dore ni abazimu bigende. Nabaga ameze gutya buri gihe kubera iki n'ihungabana ryadanje, avuga ni mu kanya bagiye kumfatisha kubera ko agasima kanyere nanjye nari mpari. Ugahora ubundaguza umuntu wese ubonye ukahita ni waje gufata. Ba babisi nabo batatworoheye ubwo se ni bande? Ba babisi twabitaga iki? Ni abapolisi bakindi bari ba babisi. Haleluya. Ntabwo twabitaga abapolisi kugira ngo dukubite gemu nyine batadufatisha. Atagati va mwabintu bababisi bataje gasima kanyereye mwabintu ndi muyokasi ngo kuyoka nikize mwe nimwababonye ni muyoka tukahita tuva ku gasima mwana tukahita dutarasa unge nabereye imbobo hani Muhanga hariya muri Taranyirite niho twajyaga gusyagira imiceri, kagenda usenga uvuga ati Mana ndakwinginze uramfasha indaya zari ziraha zibe zacomoye hagira hatakara. Hariya za Taranyirite, hariya ku Ifatima, hariya ku Gasharu za Nyabisindu, hariya tukamanuka hariya hasi za Kabgayi mu Migano, tukazamuka tugaca hariya ku Kiliziya, tukazamuka tugahinguka Ishyogwe, turimo turacika Abababiloni. Ariko uyu munsi bubahwe, ndashimira Imana ko yantabaye batari banjyana ahandi hose. Haleluya. Ejo bundi hari abavandimwe maze igihe mbwiriza, hari abo twagiye tugangikana imihanda na n'iyi saha bakaba bari bakiri imbobo. Ntabwo imbobo ari abana gusa, nabonye n'imbobo z'abagabo zarangiye mwana. Imbobo z'abakecuru nazo zibaho, mwari mubizi se. Bose ari abakoboyi, ari abajama basaza b'imbobo
akajyana ibishyimbo byeze mwana, agacunga umukecuru akabidaha byose akabijyana ku isoko, arangiza akahita aca mu mbutabuta. gusa bavuga ko ari umusaza wiyubashye abakiri marine, ariko Yesu ratabi umunsi birashoboka ko nawe wahinduka. Haleluya, nakomeye Imana amashyariko. Je navutse amateka yanjye abwira yuko mama bamurambagije muri gereza. Mama yari umupushayi, yari pushayi acuruzaga urumogi, yari umurembetsi yengaga kanyanga. Nibwo namenye ko kanyanga zifite amoko mwana, ziramoka atatu. Ya indi ya mbere ushobora kurasa ikiriti bikaka, niya kabiri, iya gatatu ni ya indi wanywa n'undi ugakomeza akazi kose ntihagire kimwe. Mukecuru ashobora kuba yize mwana, haguruka umbwireho. Wacu ni ukomini buramo twaziteka akwasanga muri shangazi wacu. iya mbere yitaga imbandu, iya kabiri ikaba hagati, iya gatatu ikaba inyuri ya gatatu rero kamenya, iya kabiri bakayita inyi, iya gatatu iya karbo yari izoba hagati yo, ariko yanyuma ikaba ikiri inyuri Ambyumvishe. Aya ni amakuru mba ndimo kugenda mbahereza, nawe ujye mubibyaza umusaruro. Haleluya. Umuhungu washatse mama nawe niko kazi yakoraga, noneho akaba ari ibandi rya danje. We yariteraga rokari, yari igisambo. Ni ukuri kw'Imana Mukantwari, navutse ahantu ha strago, navutse ari ugustragoringa. Sinjye nabonye nkura, ni ukuri kw'Imana ko narabaye umugore. Ntabwo nzi uko Yesu yabikoze, mbona biremeye, ariko mwampereye Imana icyubahiro. Njye mvuka mu muryango uzwi kuva mu isibo kugeza mu karere kari abacuye. Ni abantu b'abagome mwana, b'abagome, b'abarozi, bo banabuciririye. Ibyo byanyu mwirirwa wasanga rimwe na rimwe mwaranageze iwacu nkaba ntarafashe amasura. Bo barabiciriye bashaka kukwicisha inkuba, niyo baguterereza bakoherereza amahembe, ngo hari n'ibyo biti by'ibitega n'iby'ibiragi. Simubizi se? Jye nigeze najya kuraguzaho kugira ngo mbashe kumenya Imana y'abarokore n'Imana y'abapfumu aho bitandukanye. Abapfumu barabeshya, barabashuka mwana. Kereka iyo uhuye wenda na ba bandi b'umuraguzi b'imitwe bareba ngo ibizaba, ariko nabyo ntekereza ko umwuka w'Imana aba yabajeho kugira ngo umenye icyerekezo cyawe. Jye mvuka mu muryango wa wundi uroga utagomeye kuguhera mu biryo kuko barazwi. Nta bugingo n'ubu ni ukuri ntibarakizwa n'inaha barahari, ahubwo nakomeje kuraranganyamo amaso ngo ndebe ko nta na mubyara wanjye uraha nahebuye. Iyo bambonye bahita bagenda, bagahita bajya kubibwira iwabo, itagati yaje giye kuturaburiza. Ariye nicara nkumva igihembe baracyohereje. Kere nta nubwo wandoga ngo bizavemo, kuko twaramenyeranye. Yesu yamaze kuba intwaro, nta muzimu wamfatisha. Haleluya, nta muzimu wamfatisha. Kandi nubwo waba uzi kubyohereza akaje biraza nkabyumva ko byaje, tukanagana ahita biganumva mwana saka nyinure ko bavuze yuko mwica abantu kubera yuko bakoze ibyaha. Se ngaho nsa kurebe, biba binaryana mwana, kumva kikwinjire hano mu rubavu kikaza munsi y'ibere, ukacyumviramo ahangaha kigasohokera mu bitugu. Urumva ntabizi se? Nta murozi ubaho, ni ukuri wandoga. Hari umumama umwe wigeze wiyandarika sha, yagize ishyaka ryiza, abana b'abakobwa beza hariya za Nyagatare, beza barabagiriye nabi, barabarozi, barabazinze ngo batazashaka. Umumama arampamagara ati waje tukajya gusengera aba bana b'abakobwa, abana batatu. Ngezeyo nsanga ni mama ubabyara wabatanzeho igitambo.
tukihicara umwuka w'Imana akora ku muntu mwambwira ati dore mbonye aha havuyemo icyotsi cy'umukara, ati mbonye Satani akoherereje umwuka mubi kugira ngo ukwangize mu nda. Kumbi bari barimo baratagitinga ukuntu bari bubumbe. Maze kubasengera n'ukuri ko Imana ibabwiye ibintu byiza. Mama wabo agiye kunyakiriza amata bushyiramo. Ndangije umwuka w'Imana arambwira ati mumbarize tukushyizemo bwishe abasigaye inyuma uzabaha iki? Amata ndangije ndayanywa kugira ngo nintaka batazavuga ko ari bwa bujajwa wa wundi wantumiye kunshyira inshuti z'abanzi banjye nawe musomyaho. Ndamubwira nti nywa kuri aya mata wumva ukuntu aryoshye. Wa mubyeyi ntabwo ari kubona ukuntu amurengera, arayagotomera yamaramo kubera yuko nabikuriyemo. Ibwanyuma y'umunwa y'ubwiranguje nta wakuvura ngo bikire. Nanyweye ubwo hagati, ubwanyuma ndabumuha. Mukwiriye gusenga kugira ngo Imana igire gute yemwe ibashyirireho ibiraro mugomba kwambukira kuko isi ni mbi. Haleluya. Twavuye aho ngaho mu gitondo dutashye tugeze i Kigali. Nageze i Kigali inda yanjye yamaze kumera nka baro, ndimo gutoneka rutakanda ngikandika imeze nk'iy'umugore ugiye kubyara nk'ejo. Ngeze mu rugo ndabuya neza mbwira Imana ni noneho kambayeho burandangije. Irambwira ngo fata amazi uyasenge, kana wa wundi wahayeho nawe burenda kumwica. Ndavuga nti wayereka mbe mwihore nzamuhamagara ejo kugira ngo ubutaha azajye njyana ahantu yasenge. Kozi b'Imana barenda kuzabarangiza turarya ibiryo tukarya ibiryo bahumanije ugataha wenda gupfa, ariko ubundi mwakijijwe mwana, mwakijijwe tukigira mu ijuru kwera. Ubu rero mukeneye ko umuntu ava i Kigali akaza kubabwira ngo kacira taje ntayihari, wayikuraho se umeze guri? Ngo fata visa ngo ugiye muri Amerika, nta gihugu kitagira imbobo mwana. Ngo kacira, urakacira ibikibanza gakiza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni iki? Ni inyongera. Bwarakeye umumama ndamuhamagara arambwira ati ndenda gupfa. Ndamubwira ntiwabaye iki se? Nti ya mata ejo twanyweye ibanza afite ikibazo. Ntabwo wari wamenya ko afite ikibazo, uracyari muri ubanza. Cyangwa ngafata ikirahure cy'amazi tugisengeramo. Ubu ni muzima, bahitegereje yuko napfuye, amakuru yarayabahaye. Nta wigeze ampamagara na wa mukobwa b'abakobwa nasenge, nta wampamagaye ngabwira ibyawe kuko bari bazi icyo nyina yagize gute. Mugire neza mwigendere, Imana izatugirira neza. Haleluya. Ubuhamya bwanjye bushingiye mu kugira imbabazi. Uko warahemukiwe kose ujye ugira imbabazi, kandi ujye ugerageza wisekere nubwo wababara. Byose ni impamvu z'igihe. Imana yaguteretse muri icyo gihe ni nayo izagaruka igutereke mu kindi gihe. Kandi amagambo uri kuvuga uyu munsi, haleluya, abakuvuga uyu munsi uri muri iki gihe ni nabo bazagufasha kuvuga Imana muri kiriya gihe, kuko ijambo ry'Imana, haleluya, ako ibintu bamubyoshye mwagiye mukomera Imana amashyi kwe. Ndagira ngo mubwire ijambo ry'Imana mwumve uko ribivuga mu mubwiriza 3, ngo ikintu cyose cyategekewe igihe cyacyo. Igihe uri mu cyihanganiremo, ariko ubanze neza wisuzume urebe niba nta ruhare ubifitemo mu mubabaro n'uburibwe urimo. Mama wanjye bamaze ngo kumurambagiza rero, ntabwo umuhungu yaramukunze ko amukunze ngo azamugire umugore, ahubwo yaramukunze nk'umukozi mushya yungutse mu gakiro. Mama hari igihe njye nitekereza nkavuga nako mama bamuterese gute, njye nibuka umunsi banerese nayewe sinigenze gutera. Birari ibintu ni sawa mwana, uteretwa ni sawa, ari ibintu byanyabyo ariko atari byandi byo mu myumbati cyangwa mu rubingo cyangwa mu mukingo cyangwa ku giti cyangwa
ku gikuta. Njya nkunda kubwira abantu ni ndashimira Imana ko narongowe, bakumva disi nta gashya kabirimo. Kurongorwa ni ibya buri muntu wese, ariko kurongorwa Imana yabanje kuvuga, ujye umenya ko hari n'igihe wakuraho. Yego, iyo urongowe Imana yabanjije kuvuga, ujye umenya ngo nta byari bihari. Nujya kubyara Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ngo nkubakiye urugo rw'umugisha kandi nguhaye kubyara, ujye umenya ko no kubyara bitari bigize gute. Ariko ibyo ni murabyumva? Yego. Haleluya. Murongera mu bikoresho cyangwa nkomeze kwako. Haleluya. Amen. Byaryo byose rata ni muri kunyumva se? Mama wanjye bamaze kumutereta, ubwo babanje kuhana amakuru nyine y'ukuntu yahageze, sibyo se? Tewe rero niko agakino twari tugiye gukina na kambera umugabo nyine nkahita mubera umugore bakananyogosha nkabyemera kugira ngo ture ko twakiza umuryango nyarwanda kuko mumeze nabi. Urugo rurimo ibiyobyabwenge nta terambere rugeraho. Umugabo n'umugore bakoresha ibiyobyabwenge n'abana babo baba imbobo. Ni ukuri kw'Imana ntabwo mwakira, nta n'umwanya wo guhinga mubona kuko muba mujegera. Ubu uri mu bizunga, mbese ubona uri muri Israel ugenda ukubita amapa. Wabona byanze ugatangira kwiyenza. Niwe utangira kubona umugore w'umuturanyi yambaye igitenge cyiza ukahita wumva icyo gitenge yambaye niwe wagakwiriye kucyambara. Kubera kuganzwa n'ibiyobyabwenge mukabura umwanya wo kujya gukora no gushaka imibereho, ni hahandi hahita havamo ishyari rikabyara kujya gupfumaguza bikabyara kuroga. Wamuroga agatata adapfuye ukahita umutega ukamukubita umuhini. Birakwiriye yuko turekeraho kwitwa abana b'ibirara tukita abadata niwe mu ijuru, kuko Yesu niwe wenyine udufitiye imbabazi. Ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu uzajya mu ijuru adaciye kuri Yesu. Ayo mwigira yose muramukeneye. Mwebwe mwicaye muri VIP uyu munsi ni mwebwe mukijije, si byo se? Mana ishimwe irantabaye. Haleluya. Gereka nkomeze nibwirira abanganiza gukebuka nano rata namwe mufashwe, si byo se? Kuko ukuri k'umuntu kuba mu mutima. Hari ibintu byadutse muri iyi minsi, ariko ubanza ari Kigali gusa naho wenda bitari byahagera. Kugeza ubwo noneho abandi badutuburiraga kuri telefone bakubwira ngo amafaranga arayobye, ubu bahinduye umuvuno. Bari kuguhamagara akakubwira ati dore nimero zawe nazirose, Imana yanyeretse ari wowe uzambera umugore. Kubera yuko mwanze kumvira Imana yabahimishije kubasesenga. Mukunda ubuhanuzi cyane kuruta uko mwakwihana. Ibintu bya Sharabaraganda manda ya sikari ubuzibuzi ntabwo nzivuze mwana, sinzivuze se. Kubera yuko ntagize gute ntabwo muri bubyemere. Ibi bintu ni ibiki? Barabirepese. Tubisome muri Bibiliya kugira mutaza kugira ngo ni Vestina wahangishijwe. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ngo ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda, inkiyemwe, ngo nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti, ndabategetse mu izina rya Yesu wa Pawulo avuga,
byuko banguke wirukanka tugukubita ibiganza bishyushye baza tubakubita inyatsi zivemo. iyi nyatsi ni wowe, ni wowe wa mbere ugomba kubanza guca izo nyatsi. 11 wangu 11 murongo wa 16 ibice 19 umurongo wa 11 n'uwa 10 kugeza kuri 16. Ngarika inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti, ndabategetse mu izina rya Yesu wa Pawulo avuga. Kandi ngo hari abahungu 7 b'umuyuda witwaga Sikewa, umwe bo mu batambyi bakuru bagenzaga batyo. Ngo bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni abasimbukira bombi arababasha, arabanesha. Bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse. Ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo bavuga n'ibyo bakoze, kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni babitwikira imbere ya rubanda rwose, ngo babaze igiciro cyabyo babona yuko bigeze ku bice by'ifeza y'inzovu 5. Uko ni ku ijambo ry'umwami ryaguriye cyane kandi rikomeza kuganza. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ni umubyeyi uko byasa kose. Nta wundi muntu utanga amahoro naga amahoro wayavana mu bapfumu. Muri iyi minsi abantu bazi ko Imana ari radiyo. Reka ntago Imana yo mu ijuru ari radiyo. Yayindi ufungura hahandi ushaka kumva, wakumva harimo ibyo udashaka kumva, ugafungura wagera hari umuziki ugapfa gukwamira aho ngaho. Ntago ariko bimeze. Umuntu uzaza akakubwira ngo uvuge uko Uwiteka, ariko mwabaye mute? Ibaze kugira ngo umuntu aza guhanura kubwira ngo Imana iri kumbwira ngo iguhaye inzu, iguhaye isambu, kandi waraye usambanye urabizi neza kumeze gusenya ingo z'abagore bagenzi bawe nka 50. Urabizi yuko uri umusambanyi, ntago abantu bagitinya gusambana ngo baza kuririmba mwana. Imana bayiciye amazi, ariko igihe kiraje rata kugira ngo inzererezi zisohoka abashaka gukizwa binjire. Ntago abantu bagitinya kuza ku ruhimbi ngo bigishe ijambo ry'Imana ari abasambanyi. Ubuso uyu muntu akeneye ko Imana imubwira ngo imwubakiye etaje. Uyu muntu akeneye etaje cyangwa akeneye ko ubugingo bwe buba buzima. Yesu ajya kumpamagara yarambwiye ngo uzambwirire abanyarwanda ubabwize ukuri, ubabwire yuko ndi Imana yica kandi ndi Imana ikiza. Bambwiye ko ndi Imana izura, ndi Imana yimana amazi agakama, Imana ijya yimana amazi pe bakakubona bakakuvuga ukabura n'isabune, ariko uri mu mugambi wayo igucungira hafi, ngo kandi ngo yayatanga kubika isi. Imana ijya ibyemera ko bagufataho ijambo, Imana ijya ibyemera kuba mayibobo. Hari n'igihe ibyemera ukaba indaya kugira ngo uzabone uko ubwiriza abandi bagore bitwa indaya kandi bari no mu nzu y'Imana. Ijya ibasha kubyemera. Ubu nta muntu wazanganye igisha ukuntu banywa itabi unarinywa, ngewe ndabimenya. Uyu munsi nanjye Imana yanteye iteka mwana, ndi auditeur general mu murenge wacu mu kigo cy'amashuri we. Doditeri nanjye njya kubodita. Aza ati nimunyereke ibingibi ibiryo by'abana stock imeze gute, ko twavuze yuko mugomba kugura umuceri umeze gutya, ni uri muri stock mujye kunyereka. Bakanjye inyuma we hareba man, aga nimwegura imifuka ingahe muyishyire hariya, ndashaka kureba iyo munsi. Ako kantu murakumva ariko ndi umutwara sibo, nkaba ndi na duwayene watwara sibo muri zone ya Gisozi. Haleluya. Ubwo uri kumva ko abantu banywa itabi bose rero icyerekezo ni kwa kundi. Iyo byanze ku neza gutungira utoki ko nta nubwo wantera ingumi na karate narazizi. Haleluya.
mbona mu bikanzu gutya wapfata uko ubona ko nashyizemo itiriningi ndi mu kazi kose nakubasha mu izina rya Yesu. Haleluya. Abagore ingo zananiye n'abagabo barara bakubitana amavide byanze, iyo bagiye kuza kundegera hanze akaba ati murabe mutagiye kwa Mukantwari mwiyunge mutaragera kuko byanga byakunda murakundana. Nge mbanza kukwigisha ijambo ry'Imana, ntabwo njya nducira muri rubanda gutyo kuko haba hari na nyirabayazana. Hari abantu bashinzwe kwatsamo umuriro no kubimenamo Nyabugogo. Atari ku bundi uwo muntu ubona wamubasha ahantu hose yaciye, ahubwo nawe urakomeye. Wareba uwo muntu bivuga ugasanga no kwibrosa byaramunaniye, wareba imyambaro ugasanga nawe yaraye mu kiniko. Buriya Salomo ajya gusaba Imana ubwenge yari afite impamvu. Mujye musaba neza kandi ndabifuriza ngo ntimukabeho ubwanyu ahubwo mubereho abandi. Haleluya. Ntimukabeho mwebwe ku giti cyanyu. Satani arashaka ko mutabyumva. Aya mbivuga ahangaha subirayo nongere mbivuge na hari ukuntu hari. Umva uko ndi kubabwira mu izina rya Yesu. Ntugaharanire kubaho ku giti cyawe ahubwo uharanireho kuberaho abandi. Abantu bishime wabigizemo uruhare. Haleluya. Jya nkunda kubwira abantu ngo niba waramenye Imana, gerageza byibuze ubwira abantu amagambo atatu atuma bahumurika. Byibuze ku munsi abantu batatu bakubwira ngo Imana iguhe umugisha. Icyo nicyo kimenyetso kizagutandukanya n'abatarava mu mwijima. Uyu munsi biteye isoni n'agahinda kugira ngo uzatandukane umuntu wamaze kwakira Kristo n'umuntu utaramwakira. Biratangaje kuba umugore w'umukristo. Ndagira ngo mbabwire ngo amatorero yose ari mu isi apfa kuba harimo Yesu, hose harimo umugeni. Murabyemera? Kandi ndagira ngo mbabwire ngo ibintu byose uko Uwiteka Imana yabivuze byamaze gusohora. Biratangaje kuba tuzavuga Yesu, bamwe twaramuvuza tugakubita umuziki bikazahwaniramo utazamurebesha amaso ugasaba byaba bimaze iki. Bakabwiriza tukaza tukavuga ahangaha za marine zigahaguruka, indaya kuko n'undi muzizi muri karitsiye zigahaguruka, ukahita wumvugiza amaboko tuvuga ati kabaye ubu iki cyiciro kivuyeho ndatabarutse ntawe umbonye. Ntawe ukubonye ariko umutima uri kugukoba. Ino nimujya murya igaburo ryerara simurirya. Simwambye ko mufite abadiyakoni. Rimwe umudiyakoni twigeze tujyana kuraguza ngana gutya ndi umugore ndi umukirisitu. Nari maze iminsi 3 ndimo ndasenga Imana nyibwira ngo Mana, tumaze igihe turimo turapfusha abantu, twajya kumva tukumva ngo bazizinga ibiryo batugaburiye muri biro mwana. Birabisorori muba mwaduterekeye hariya, iyo ngiye gukora mitavuga ni Yesu amaraso yawe ambanzirize muri iyi mbehe. Rimwe rero nza kwegera umuntu babikekagaho, jewe mbishuti nawe. Mukwiriye gusenga. Haleluya. Kandi mukwiriye gukizwa ibintu mukabibamo mubirimo, kuko uzakora uyu murimo nawe uzamwicisha. Yemwe abadiyakoni nimube mu mwuka. Niba muri imbata zaba mushinzwe kurebera mukamuri intumwa z'abakristo, nimubanze namwe muhinduke. Nari ifite business ndataka ndavuga nti yewe ndi gukora byanga, arangije arambwira ati we narakwikundiye rata, uri umumama mwiza waranarushe, ngwino nkwereka ahantu nkujyana bagukubita umuti
uraza uwunyanyagiza imbere y'ibaraza, undi urawutera muri bya bikarito by'amabiswi, agukubita umuhurura n'umutanga byose. Ni ahantu nakuriye rero ibyo bintu mbizi kumurusha. Twarateze tujya ahantu bita ku Kibuye ku muntu w'umukecuru wa danja w'imyaka nk'ijana. Twaciye mu misozi ahantu ngo ku Kibuye ahantu hafi n'urutare Rwanda tuvuye i Kigali. Nagiye kunekera itorero n'Imana kugira ngo nzajye mbivuga. Imbobo nta banga tugira, twebwe turabivuga. Turabivuga mukizwe. Yesu yatuvanye mu kiraro kugira ngo tubabwize ukuri, kuko ratamwe mutinya kubivuga ngo mutiteranye cyangwa ngo batazanga kugaruka. Uzajyane abacyari kuzageza mu ijuru. Nari nasenze Imana ndayibwira ngo Mana, ndakwinginze ndashaka unyiyereke uyu munsi. Ndashaka kumenya ibyo abapfumu barimo barabwira abarokore b'iyi minsi. Wababwiye wowe bakaba baranze kukumva, bakaba barimo barumvira abapfumu kandi ibyo bakoresha ari byo waremye. Ese ndi kubeshyara? Byarabacanze mwana. Umuntu wakijijwe nabi ibi bintu bizamutera umwaku. Ibaze kuzabura ijuru ukabura n'isi. Ibaze kuzajya mu ijuru baravugaga yuko utazarigeramo ukagerayo ugasanga uwabivugaga ntaryo yabonye. Ngibyo ni ikintu kizaba giteye ubwoba. Ngo muzatungurwa no kuzasanga aho mwatekerezaga ko bagiye mu ijuru atari bo baribonye. Babandi mwaciragaho imanza mukabona rero batazajya mu ijuru ahubwo aribo bagize gute yemwe. Birakwiye ko buri muntu wese yitekerezaho akireba. Ntabwo mwazajya mu ijuru mumeze gutya. Umudiyakoni arangije arambwira ati witwaze ibihumbi 20 by'umufuragiro n'umufuragiro. Ndangije ambwira Imana nti Imana ibihumbi byanjye 20 wa mupfumu aramutse abitwaye nta nyatsi yabirenziyo. Twajyaga tuyasyaga tuzi gucomora ukuntu bivuna. Kundi raveni zanjye byari strago. Agani Imana uramfasha uhambere. Nari mbitewe n'iki n'amateka nagiye numva ku buzima bwanya n'uburyo inda yanjye yaragurijwe mbere yuko mvuka. Bambwira n'amagambo icyo gihe umupfumu yavuze, mbwira Imana ngo Mana niba waramamaga ushaka ko ibintu nzajya njya kubivugisha ukuri. Uriya mupfumu ugenda umusura ngerayo, ibyo baraguye ku nda yanjye abisubiriramo ibyo ambwiye byose abimbwire. Kuko waravuze ngo hagara ku bitugu byapfapfa ukabwira ubwoko bwawe. Haleluya. Turatega turagenda mwana. Dutaka urimo dufata uw'ibitaka turagenda duterera umusozi duca mu ntoki no mu mbingo no mu mikingo. Tugerayo. Yinjiyeyo nk'uwinjira mu rugo. Amaso y'Imana yarabibonye, reka mbabwire. Birashoboka ko uyu munsi ari ryo jwi rya nyuma wumvishije kugira ngo uhinduke. Mwamfashije muri rukaza ko. Murimo muranyumva yemwe? N'abaraho muri kunyumva? Yesu yabantumyeho. Twagezeyo umumama arinjira. Yinjira nk'utashye iwabo. Nyigera mu muryango umukecuru ati Mukantwari Vestine uramenye nturengaho. Birakwiriye ko musenga n'abarozi bakabamenya yuko musenga. Haleluya. Birakwiriye yuko musenga n'abacuragura bakamenya ko bageze ku rugo rw'umurokore. Birakwiriye yuko musenga babaterera inzuzi amahembe akayoba. Haleluya. Birakwiriye ko amaraso ya Yesu yakwivanga n'ayanyu tukazabona uburyo tujya mu bicumuro. Birakwiriye ko muva mu kajagari. Birakwiriye ko muva mu gakungu. Birakwiriye ko ndamwirukana ku buzima bwanjye. Ntuweho umuvumo. Ntuweho urubanza. Amaraso yawe Yesu ankuyeho urubanza. Ankuyeho igicumuro.
ndanezerewe. Hanagura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Ariko hari umwami wabucunga, uwo nguwo nibo nyirawo. Turakwinginze Kristo kugira ngo ikiganza cyawe cyiza cy'iburyo, wowe uri umushumba mwiza. Ubwo aba bagiye kuryama, wowe ugiye gutahana nabo, urarane nabo, ubyukane nabo mu izina rya Yesu. Gumya ukora imirimo itambutse y'abapasiteri bakora. Ko ugiye gutahana nabo, ugiye kurarana nabo, ni wowe umenya icyo barya, ni wowe umenya icyo kw'iburyo mwana, kubashe kubasingiriza ibyo batabashaga kwisingiriza. Urakoze, turagushimiye. Dusengeye gutandukana kuko hari abagiye kure n'abagiye kujya hafi. Ikiganza cyawe cyiza cy'iburyo mwami giherekeze umwe wese. Uturinde Satani uhora, uturinde Satani uhora. Ubu turabizi twamuteye umujinya, ubu turabizi twamukoze umujinya, ubu turabizi twamurijije, ariko duhamagaye imbaraga ziva mu ijuru kugira ngo zirinde abagiye i Kigali, zirinde abasigaye ahangaha mu Ruhango, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ntabwo twakwiye gusabira ubuyobozi bwacu bwiza. Umuyobozi uburangaje imbere, ubutekerereza, agatanga umurongo, umuha umugisha. Barimo n'abangaba badufashije, uha umugisha utagabanije, ubagirire neza, ugumye kubaha imbaraga. Nakubwira byinshi nyemerera minini ahangaha mwami, tugukuriye ubwatsi, tugukomera amashyi ku bitangaza n'ibimenyetso mwami byose wakoze, mu izina ryiza rya Yesu. Amen.